Is there Ultratech on the back? No, on the front. Mustafa n'abana bagiteranye kugira ngo babana hari abana bari on ground bazabasha kwitaho kugira twese ibintu by'agaciro tubyita amazina n'iki giti cy'agaciro rero irakinira zanyu gusa tubaye ikaze kandi twarabishimiye cyane mumfashe kuko ibiti bitaza kubaho natwe ntabwo twari bugira iki ubuzima murakoze rero hano iwacu gutanga feel at home murakoze turakitwibutsa gahunda y'ubuzima twiyemeje kubamo n'uburere muri iri shuri turera umwana ushoboye kandi ushobotse. Iki giti rero ni ikimenyetso ndetse n'igihango cy'icyerekezo twiyemeje gukora muri ibi biti tugiye gutera uzajya wiyibutsa inshingano ufite zo kwiga neza namwe rero mugomba kumenya ko muracyari bato mukeneye gukura mugomba Imana ibaha byose bigatuma mukura neza mukazagira abashimira uburyo ki babifuriza kurushaho gukomeza kugendana natwe yubake muri twe icyizere kiri muri iki giti tugiye gutera ndetse n'ubuzima bwacu. Yes, ni igikoresho cyiza cyo kurinda ibidukikije ariko noneho ni gute twabasha gukoresha ikoranabuhanga twebwe tutari kuri tere tukabasha kubikurikirana rero mumenye yuko mwebwe tugiye guterana ibiti ndahari ticho oya arumwana fodasura kwa corona abandi bamusa Ndakita amahoro. abana mu gikoreho mukore iki giti tangi Uriya rero bagomba kuba bakigisa imbere bakigahera hasi kigusanya kuko umwana asiramo kuko kino kigwa hasi Bruce muyo reba hariya amasha Noneho noneho izina yego turacyita izina kubera ko hano iki giti giteye imbere y'ubuyobozi bw'ishuri kandi ubuyobozi bw'ishuri akaba ari bwo bugomba guhuza ibikorwa mu ishuri turacyita ubumwe ariko yes iryo taka turishyireho neza turishyireho turigarure ayo dashya hejuru noneho reka tube bakeya kugira ngo tutatse gahoro mu bishireho bane nta umutwe wanyu sunika iryo taka iryo ngiryo yeah, it's good. Okay, tukiwotaringe
buri gitondo before etide tuzajya tuza tucyuhire. Izina iki giti hari umwana bakiboneye izina, arabanza atubwire uko yitwa hanyuma atubwire n'izina yahaye iki giti. Amazina yanjye bayita Igihano Promise, yiga mu mwaka w'amashuri akurikira yisumbuye Sinyato D. Impamvu nakise imbuto with me, kuko ko imbuto nziza turagendana ntabwo dusiga. Nagitiyemo imbuto with me kugira ngo kizakure turi kumwe kandi nzajya nkwitaho. Murakoze. Ngo witwa nde? okay. Thank you. nzakura byanze ntabwo wabwira uri gutera igiti imana uri gutera igiti nyine nzakura byanze Kura umutwe sha kabana umugiye sikavuga we. Thank you. Iki cyitwa inosa. Fite n'uzari. Fatanye na Rubisi. Pensa rero. Uretse gushyiramo iryo taka we, uze gushyiramo iryo taka. Amazina yanjye ni Mugunga Prince. Amazina ni Mugunga Prince, niga hano groupe scolaire JS Kaboga, ikigo cy'abagatolika. Nkaba niga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, niga ibijyanye n'ubundi n'ubumenyi bw'isi, amateka ndetse n'ubuvanganzo mu Cyongereza. Yego. Tukaba twakiriye uyu munsi igiti cy'umuvumu turaza kwitabirwa n'abayobozi batandukanye ku byerekanye no gutera ibiti biribwa n'ibitaribwa. Turasaba amasibo yose n'abayikuriye bahwiture abaturage babo bahagerere ku gihe. Murakoze, Imana ibarinde. Ubu rero twaduheretse inama nk'ingiyi twese, ariko ndagira ababwira uyu munsi ni inama ndabona mwiteguye. Muyanywe nk'amashyi rwose. Uyu munsi rero twari dufite umushyitsi waturutse ku murenge Goronome. Hari impanuro yaje kuduha. amazina yanjye yitwa Munyaneza Ahmed, nkaba ndagoronome ku rwego rw'umurenge, nkaba nshinzwe ibidukikije. Twese uko turi aha ndabona ubwitabire bwanyu
rwose ni sawa rwose ndabona mwubahiriza mu tugari ko bikwiye ubufatanye n'ubuyobozi bwa harimo ibiti n'ibindi binyabuzima ibifite ubuzima bidafite ubuzima bituzengurutse mu buzima bwa buri munsi. Ejo bundi mperutse hararuguru mu gasantere mpura n'umugabo uhatuye yangiza ibidukikije yihengetse ku ruhande ari kwihagarika ku giti na Korodine ejo bundi namubonye nawe hari ahantu ari kubitunganyiriza biriya byose bigende bicika ndakeka inama bahawe ari nziza. Ejo bundi nawe twahuye avuye gutema ishyamba rya leta yangiza azanamo ibiti ariko yahawe inama reka tumwumve ababwire abaho ubuhamya. Ngewe mbere na mbere ndasaba imbabazi nakoze amakosa ariko ndabizeza ko ibintu byose inama zose mwangiriye nabishyize mu bikorwa rwose ubu ngubu rwose kwangiza idukikije byaracitse kabisa.